tubahaye ikaze mwebwe abadukurikira Imana ibahe n'ubundi kandi kuri kamera zacu turi kumwe n'ababyeyi twatangiranye cya kiganiro twababwiye yuko tuzajya dukomeza kubagezaho bajye kutuganira ku cyigisho cyiza kivuga umugore w'umukristo n'iterambere. Ibisanzwe mbere yuko dutangira mureke tubanze dusenga Imana. Turagushimiye data mwiza udukunda, tugushimiye yuko utwitaho, tugushimiye yuko utumenye ibidukwiriye mu gihe cyabyo, uhabwe icyubahiro. Amen. Wabanye natwe uraturinda utugeza muri iki gihe kugira ngo tubashe kubona ibiri kuba muri iki gihe. Turagusaba ubwenge n'ubutwari, turagusaba guhishurirwa guturuka ku mwuka wawe, nicyo gituma mwami tukuraritse ngo ubane natwe muri iki kiganiro. Uyobore amagambo tuvuga abe amagambo yo gukomeza bene data, abe amagambo yo kutwubaka mu mibereho yacu ya buri munsi. By'umwihariko mwami tugushyize mu biganza umugore, kugira ngo Uwiteka umunagure nk'uko washimye kumukoresha mu buryo bwo kurema, ukomeze kubana natwe kugira ngo amagambo tuvuga atwubake, ndetse abatwumva bose babashe kubagirira umumaro mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, n'ubundi mwatangira mwibutsa abadukurikiye amazina yanyu kugira ngo tubashe gukomeza. Amazina yanjye nitwa Uwera Marie Claire, kuko nabibabwiye ndi umubyeyi, ndubatse, ndi mama w'abana 4, umuhungu 2 n'abakobwa 2. Mu rwego rw'itorero nkaba mbarizwa mu itorero rya Kimisagara mu ntara y'ivugabutumwa ya Kigali. Murakoze. Nanjye nabibutsaga ko nitwa Inkamire Beretirida, ndi umumama w'abana 2 b'abakobwa hamwe na mugenzi wanjye, tubarizwa ku itorero rya Kimisagara mu ntara ya Kigali, by'umwihariko mu cyiciro cya Mifemu nk'uko twabivuze ubushize. Gurupe yihe? Kagoma. Ako kantu ntimukakibagirwe kubera yuko ni ingenzi. Gafasha abadukurikiye kumenya abo muri bo n'icyiciro mubarizwamo, kandi twabonye yuko buri byiciro byose uko mwatangiye mubivuga mu gihe cyatambutse ni ingenzi, bitewe n'ababibarizwamo n'impamvu babibarizwamo. Uyu munsi mugiye kutuganirira ku mugore w'umukristo n'iterambere. Bite n'umugore w'umukristo n'iterambere? Urakoze cyane. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyamukuru, turabanza tugire ubusobanuro ku mugore. Umugore, ubundi umugore ni iki? Ese umugore ni uwo gukenyera igitenge akagenda gusa? Reka turebe mu ncamake uko umugore twamuha ubusobanuro. Umugore w'umukristo ni umwe mu nkingi z'ingenzi z'iterambere ry'umuryango, itorero ndetse n'igihugu. Bibiliya igira uko igaragaza umugore nk'umubyeyi, nk'umutoza, nk'umucuruzi, nk'umwigisha ndetse n'umuhuza. Kandi uruhare rwe rukagira ingaruka zikomeye cyane ku burere bw'abana, ku bukungu bw'urugo, ku murimo w'itorero ndetse no ku iterambere rusange ry'igihugu. Ese mu magambo umugore muvuga iki? Umugore ni umwe mu bagize umuryango, ko tubona ko umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore ndetse n'abana ku babafite. Hanyuma Bibiliya itwereka ko Imana imaze kurema Adamu yitegereje ikabona ko atagomba kuba wenyine rwose, ihitamo rero kumuremera umugore. Kandi itwereka ko yanamukuye mu mugabo, ndetse Adamu akavuga ngo azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Bisobanuye ko rero umugore yabaye ukenewe. Bisobanuye ko Adamu kuba atarafite ntabwo yari yuzuye. Donc yaje ari icyuzuzo. Yego. Imana yaje ari icyuzuzo. Yego. Abanyarwanda rero hari ukuntu bajya bita abagore bakabita ba mutima w'urugo. Kandi ntekereza ko inyama y'umutima ni nk'aho iba ifasha ubuzima bw'umuntu. Iyo umutima wahagaze nta buzima buba buriho. Bisobanuye ko n'umugore rero adahari umuryango ntabwo uboneka. Ndetse bakajya banabyirata ko ukurusha umugore aba akurusha urugo. Aba akurusha urugo rwose. Yego.
ntekereza ko rero umugore ni umuntu w'ingenzi Imana yaremye kandi igihe cyose yaje akenewe. amena Yaje akenewe nyine umugore abonetse niho kubyara byaje, umugore abonetse niho kurera byabonetse, umugore yabonetse niho iterambere ryaje. cyane Rero umugore ni umuntu w'ingenzi. donc agutera kugira icyo ukora. Yego. yego urakoze cyane, ubwo busobanuro ntekereza ko bunyuze buri muntu wese uri kutwumva. Nongereho n'akandi. yego buriya abanyarwanda nasanze ari abahanga, baciye umugani baravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. bivuze ngo rero mama adahari nta buzima, nta n'umuryango, nta muryango, nta buzima. Muri make umugore aragenda agafata umuryango. Kera iyo bashyingiraga babitagana bagahuza imiryango, ahuza imiryango agakora umuryango munini. muri make ubwo umugore arenza ahari uko twebwe ni ishingiro rya byose. urakoze cyane. kugira ngo twinjire rero cyane mu mutima w'iki kiganiro, tugiye kureba uburyo twarebera hamwe ingingo zigera muri 6 zidufasha cyane kumva umugore w'umukristo n'iterambere. ingingo ya mbere iraza kudufasha kumva umugore w'umukristo n'uburere bw'umuryango. ahangaha turareba uko Bibiliya bivuga, turebe n'abanyabwenge se cyangwa abandi banditsi icyo bagiye babivugaho, dukomeze dusangire ibitekerezo. ahangaha ku mugore w'umukristo n'uburere bw'umuryango, Bibiliya igaragaza umugore nk'umutoza w'urugo. iyo dufashe ibyanditswe byera tukareba mu migani igice cya 31 umurongo wa 26 kugera 27, aha tugaragariza yuko Bibiliya igaragaza yuko umugore yigisha ubwenge akoresheje akanwa ke, ndetse akagenzura uko ibintu byose mu rugo rwe bimeze. ni ukuvuga ngo ijambo risohoka muri wa mugore mama w'umuntu ni iry'ubwenge, kandi akabasha kugenzura ibyo mu rugo rwe. Pawulo mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 5 yagerageje kwibutsa Timoteyo ko kwizera kwe kwaturutse kuri nyina. ari nyina yitwaga nde? Eunike na nyirakuru yitwaga Loyisi. bivuze ngo mama w'umuntu niwe ubasha gutuma akakuganiriza, akakuzamura, akakumenyesha ibyo kwizera. ingingo wayitugiraho iki? ndongeraho ko nyina w'umuntu afite uruhare runini cyane ku mwana, ku burere bw'umwana. bitewe n'iki? amutwara mu nda amezi 9 amugendana. kubera twagize amahirwe, iterambere ni ryiza kuko twasobanukiwe ko umugore utwite umwana ageza mu mezi 4 yamaze kumurema imico. bivuze ngo rero kwa kundi amutwaye ubuzima bwe mu nda kandi agenda akuriramo, niho atangira kumurema, kumubwira neza, kumuha ikaze, kwifuza kumwakira. yego ikindi, iyo akivuka avukira mu biganza bya mama we, amurera amezi kugeza wenda ku myaka 2, kugeza igihe acukiye, amutungisha ibere n'ubuzima bw'aba arimo amuhereza binyuze mu mashereka ariko. ubwo rero uko kumugaburira niho amwigishiriza kuvuga, niho amuganiriza, niho uba usanga azi ururimi rwe kandi abandi batari kurwumva. ariko tubona n'uwitwa mu cyitegererezo cya Bibiliya, uwitwa Yokebedi, ni nyina wa Mose mu Kuva. hatwereka ukuntu Mose yagize amahirwe yo kurerwa na nyina. amurera guhera afite amezi 3 kugeza agize imyaka 12. ibi byafashije Mose ibyigisho yamwigishije bya gikristo n'uburyo yamumenyesheje Imana. byatumye ava mu gihugu iwabo mu Baheburayo ajya ibwami kwa Farawo, ariko ntigeze yibagirwa Imana.
ibyo yavanye kwa nyina, nyina yari yaramubwiye ati ni wowe uzakura ubwoko bwa Isirayeli, amuha amateka y'ukuntu babaye mu ntuza mu Egiputa n'ukuntu bagezeyo kandi bafite isezerano ko azabukura. Ibyo bintu byaramwubatse, aragenda yiga amashuri, yiga ibya gisirikare, yiga iby'ubukungu, ibintu byose arabyiga, ariko ntibyigeze bisibanganya ibyo nyina yari yaramwigishije. Abanyarwanda rero bajya baca umugani ngo igiti kigororwa kikiri gitoya, bivuze ngo umubyeyi w'umumama kubera ukuntu aba hafi y'ubuzima bw'umwana, ni nk'aho ubuzima bwe buba buri mu bw'umwana, afite uruhare runini rwo kurera umwana. Murakoze cyane. Hari umupasiteri yitwa Billy Graham, yaravuze ngo umubyeyi cyane cyane nyina, twe kuvuga umubyeyi ngo dushyire mu bwinshi dushyiremo na papa, yagaragaje cyane nyina ni isoko y'indangagaciro z'abana. Wa mwana ufite mu nda nk'uko wabigaragaje, ukamutwara amezi 9 ukamurera ukamukuza, indangagaciro umwana azagira nicyo gituma iyo umwana yitwaye nabi bivuga ngo dore wa wundi wa nyina n'uwa nyina na papa wacu cyane cyane ku bakobwa ho babara iyo bitwaye nabi n'abanyina. Tubona rero ko uruhare rw'umugore mu kurera abana rugira ingaruka ku muryango wose n'igihugu cyose. Ubwo igihugu harimo na rya torero, bivuze ngo tugire ubwitonzi cyane. Kandi nabonye niba ureba neza, nabonye Bibiliya ikunda kugaragaza abantu b'abanyamasengesho, abantu babaye imbere y'Imana ugasanga ni igitsina gore. Ni igitsina gore cyagize uruhare rwo kuba imbere y'Imana no gusenga nyine n'ubundi, kuko bafite n'inshingano ikomeye. Tuba dukwiye kuzirikana ko kubona uri ku isi ukisanga uri igitsina gore, noneho winjiye mu nshingano ikomeye yo kubyara umuntu, kandi uwo muntu ukaba ugiye kumurerera igihugu ndetse n'Imana, nk'uzamumurika ari umuntu w'umumaro. Niyo mpamvu dukwiye gusenga, dukwiye kuba abanyamasengesho, kwisunga Imana n'abana bacu tukabazamura tukabashyira mu maboko y'Imana, rimwe na rimwe tukabaturiraho ibintu byiza. Imana ikugirire neza, Imana iguhereze ubuzima, Imana iguhe kuza gutekereza rya jambo rirema, yego ikureme n'iby'ubugingo, mbega tugatoza abana bacu kubazamura tubashyira mu biganza by'Imana. Oya nibyo, tumenye yuko turabafasha. Imana yatuzanye turabafasha kandi bakwiriye. Reka twimukire ku ngingo ya kabiri. Ni ingingo nziza cyane, umugore w'umukristo mu bukungu. Umugore w'umukristo si we ubitse gusa inshingano zo mu rugo, ahubwo anagira uruhare mu iterambere ry'ubukungu. Mu migani 31:16 hagaragaza umugore wibyutsa mu gitondo agakora imirimo y'urugo rwe, akareba umurima akawugura. Ni ukuvuga ngo aravuga ati ibyo byose umugabo afite amafaranga, ariko uriya murima tuwuguze twawubyaza umusaruro, ubundi akitegereza akabasha kuba yajya no mu bucuruzi akadandaza. Bivuze ngo mu nshingano zose umugore akaba amaso agamije iterambere ndetse n'ubukungu bw'umuryango. Hari umupasitori umwe witwa Jax yaravuze ngo umugore w'umukristo afite ubushobozi bwo guhuza ukwemera ko cyangwa kwizera cyangwa gusenga n'ubucuruzi. Hahandi bamwe bavuga ngo biragoye ko abacuruzi ariko umugore w'umunyabwenge kandi w'umukristo aravuga ati nubwo uyu murimo ari wo nkora, ariko buriya no mu gusenga ni indangagaciro zigaragaza umugore w'umukristo. Za nshingano akora akazihuza no gukiranuka cyangwa se mu ndangagaciro za gikristo bikagenda neza, ubwo kandi bigafasha mu iterambere ry'urugo ndetse no mu gihugu. Cyane ko buriya aho umugore w'umukristo ari mu kazi akora n'aho yirirwa, mu mwanya mwiza wo kubwiriza ubutumwa, abamugana, abaje bamusanga, n'abantu bageza bakavuga ngo ariko hariya ni ku muntu w'Imana. Reka tubishyire mu buryo mu buzima busanzwe. Nkanjye ndi umwarimu, mpura na benshi. Mwarimu burya bahagaze imbere y'imbaga nini, ni umwanya mwiza wo kugira ngo ngaragaze Imana mu magambo mvuga,
mu myitwarire, mu bitekerezo ntanga, mu mikorere ya buri munsi, mu nshingano zawe. yego nkanjye ndi umucuruzi Yego. rero hari abantu baravuga bati hariya umunzani waho wuzuza uriya muntu azi kwakira abantu neza, ababwira neza, nyine akwakirana ubwuzu, nyine abantu bakanezezwa. kandi ni n'igihe kubera abantu benshi bakunyura, hari n'uza aje gufunguza, hari n'uza atuzuye, yego ntumubwire ati genda wamwisikoro. hari n'uza afite ibibazo, noneho kubera ko akubonye uko akubonye impagarike akaruhuka, bikamutera kuvuga ngo reka nkubwire. rero ni umwanya wo kwiga gutega abantu amatwi, kandi uzi ko abantu bakugana bose batandukanye, bari mu byiciro bitandukanye. umuntu rero ushobora kutagira n'icyo umufasha cyane, ariko n'ibyo ufite wamufasha, ariko byibura kuko akugezeho akakuganiriza akumva araruhutse, nyine aba yumva iyo yabonye umutega amatwi, 1/2 cy'ibibazo yari afite bisa nk'aho biruhutse. rero imirimo tubamo n'aho tubarizwa ni umwanya mwiza wo kubwiriza ubutumwa, abantu bakamenya Imana. tubibutse ko ingingo turi kuvugaho ni umugore w'umukristo mu bukungu. mu bukungu. none se ko hari igihe usanga mu muryango iwacu umugabo ugasanga araguhejeje rwose, ntashaka kumenya n'iby'imitungo ye n'imikorere ye, wabyitwaramo nk'umugore w'umukristo? nk'umugore birashoboka ko umugabo yabikora akaguheza, ariko biranemewe ko nawe washinga bizinesi yawe ugakora, kubera ko twabonye ko umugore arabyara akanarira, ariko yakiga, yacuruza, yakora n'ibindi. rero birashoboka ko umugabo wawe ashobora kukubonamo intege nkeya, uburyo abantu baba barakuzemo n'uburere baba baragiye bahabwa na bintu biba bitandukanye, yakubona nyine akabona wenda yakuze mama we ari uwo, afite n'uko papa wamufata, nawe yaza akagushyira hasi. rero nawe ufite uruhare rwo gukora, si ngombwa ngo ukore kuko umugabo wawe yavuze ngo kora, ahubwo nawe mwereke ko hari ibyo ushoboye. kura amaboko mu mifuka, nawe wige gukora, kandi hera ku bitoya, wishaka ibintu byinshi, hera ku bitoya, ugaragaza impano yawe, kandi ziba zirimo. uzi ukuntu binezeza ko umugore afite icyo afite cyane. umuntu yagusanga nturinde gufata telefone ngo reka mbanze mbaze umugabo ese tumugenera iki, ariko nawe wumve ko hari icyo wakora cyane. ubu tugeze no mu gihe dukwiye korohereza abagabo. uri umudamu, muba mu magurupe nk'uko twabibonye, mufite inshingano mu itorero n'ahandi, barakugira gutya bati wa mubyeyi afite ubukwe, akagushyira ku rubuga rutera inkunga ubukwe bwe. ubwo se buri kantu kose wajya ukandika ngo ubwira umugabo ngo ndashaka iki, bwabufasha ntabwo uba ukimuhaye, ntabwo uba ukiri umufasha, usigaye umubera umutwaro, ikigeragezo, umubera umusaraba, umusaraba wanjye. niyo mpamvu rero abagore nibakura amaboko mu mifuka bakore, kandi reka dushimire n'igihugu cyacu, ni ukuri cyamenye ivugabutumwa ryarahageze. ni ukuri pe, Imana yacu ikorera mu yego, bamenya ko hari nabonye hari abagore bize amashuri bagera ku rwego rwa PhD, bari mu iterambere, ni abavuga rikijyana, bize amashuri akomeye, kandi bayiga babyara, bafite abana, bafite abatware, ariko ni abantu bayobora ibigo bikomeye cyane, basigaye bayobora bitari mu rwego rw'igihugu ahubwo no mpuzamahanga. rero umugore imirimo y'umugabo nawe yayikora, ndetse akaba yanayikora neza cyane kurenza n'umugore. kera wasangaga wenda mu bigo by'amashuri
wasangaga hari amanuza amafakirite bakayatinya bakayatinya tuvuga mu mazina ni siyansi yego ya mibare bati ibi ni iby'abagabo ariko ubu n'umugore yiga kubaka cyane gutwara imodoka gutwara indege cyane ni ukuri pe rero abagore ntibatinyuka rwose ntibatinyuke barashoboye Imana yabagize ab'igiciro gikomeye rero ntibipfushe ubusa murakoze cyane bivuze ngo abagore bahawe amahirwe angana mu bukungu iterambere rirushaho kugera kuri bose ni ukuri kandi no mu rugo reka tugaruke wenda no mu rugo umugore ni nkaho ari we nyine kuko yiswe mutima w'urugo aba afashe ubukungu niwe ushobora kubungabunga ibyagezweho kugira ngo bidatakara niwe ushobora niwe wirukanka mu rugo niwe ureba ibi byapfuye ibi ntibyapfuye twakora iki ngo bigende gutya na gutya nyine umwanya wo arawufite kuko aba agomba kugenzura neza ibyo mu rugo rwe gukoresha abakozi bari mu rugo cyangwa mu kazi aho ukora imigani 31 ngo azinduka kare utaracya agatanga imirimo akamenya ngo bigenze gutyo rero abagore nyine bafite inshingano ikomeye ariko turashimira Imana ko yabonye ko ari ngombwa ko bazigira yego urakoze cyane tuzirikana yuko ni umugore w'umukristo ibyo byose ubikora wiyambaza Imana kugira ngo muri cya gihe ugabagabanya imirimo hatagira uhutaza nta kwikoreza umutwaro udashoboye ntasanga ngushyizeho igituro kandi byose nkabikora nganduka nibuka yuko umutware w'urugo umutwe w'urugo arahari urakoze cyane reka twihutire ku ngingo ya 3 ni ingingo nziza cyane ivuga ngo umugore w'umukristo mu iterambere ry'itorero tuvuye mu rugo iwacu mu itorero noneho tugiye kugaruka ku mpamvu Imana yemeye ko habaho icyiciro cya mifero cy'abagore n'abakobwa nk'ubushize uko twabibonye kwemerera abagore kwinjira mu murimo w'ivugabutumwa ntekereza ko byafashije itorero cyane ku rwego ruri hejuru kubera ko nize n'amagambo mu murimo wa gikristo paje yaho ya 32 ivuga umugore mu murimo w'ivugabutumwa abagore rero baravuze ngo abagore nibaba imbere y'Imana nk'uko Imana ishaka izabakoresha umurimo munini ndetse uruta uw'abagabo bivuze ngo rero kubera iki abagore nyine ni ba bantu bari mu ntuza bari mu muryango nibo bazi ibibazo n'umuntu iyo aje abagore nibo yisangaho n'umuntu iyo aje afite ikintu ashaka afite uko ashaka kubaganiriza inshuro nyinshi azareba umugore kuko niwe nyine ibintu byose biba nkaho byubakiye rero icyo nacyo kibahereza amahirwe ariko ntirengagije ko mu gihe cy'intumwa reka mbariho ngaruka intumwa zarabwirizaga zamara kubwiriza zikajya mu kugabura zava mu kugabura zikajya kuvuga gutanga raporo y'ibyabaye noneho babona uwo murimo ubaye munini urabavuna batariko mugerageze mushaka abadiyakoni abantu buzuye umwuka babasha kubafasha ariko tubona ko muri icyo gihe bemereye abagore bakabafasha mu murimo w'ivugabutumwa bagize uruhare rwo kubasengera bagira uruhare rwo kumenya ibibazo abantu bafite noneho kubagabagabanya babaha ibyo gufasha wari umurimo w'abagore bakinjira bakamenya abafite ibibazo biragenda gute turabafasha gute ibyo rero byafashije abagabo gukomeza umurimo wo kubwiriza basa nk'ababateye inkunga kandi ikomeye hari ahantu mu byakozwe n'intumwa igice cya 16 ku murongo waho wa 14 kugeza 15 baravuga iby'umubyeyi witwa Lidiya
Lidiya amaze kwakira ubutumwa, yari umucuruzi, yego amaze kwakira ubutumwa Mhm. urugo rwe rwose rwagize kwizera ndetse rushyigikira umurimo w'Imana, aho amen tubona ko yagize ati yarababwiye ngo nimuze iwanjye mbacumbikireyo, arabahata arabinginga ngo bacumbike. amen bivuze ngo yari amaze kwakira ubutumwa, ubugwaneza bugeze muri we, yumva ko nawe hari icyo yafasha mu murimo w'Imana. Iryo jambo ryaranyubatse rinyereka ko rwose umugore mu iterambere ry'itorero. itorero Kandi nanone mu Baroma hari icyo Pawulo yabivuzeho, yagaragaje ko Foyibi yabayeho nk'umukozi w'itorero. Uyu ni umubyeyi wagiye agaragara cyane mu gufasha Pawulo. ngo iyo dukomeje kwitegereza dusanga yuko aba banditsi bo mu bitabo bigiye bitandukanye bagaragaza yuko umugore w'Umukristo afite ubushobozi bwo kwigisha, gufasha no gukomeza imbaraga z'itorero n'abakozi za Kristo. bivuze ngo umugore uhawe amahirwe afite impano nyinshi, si mu rugo gusa. Imana yarabakoresheje rega ni n'ababwiriza. Abagore rwose dufite urugero runini rw'abadamu babwiriza, bakoresha amavuna, b'abakorotoroteri mu bitabo. Mu kuri abagore nunacunga neza mu bihe by'amasengesho no gusenga, uzasanga bagira uruhare runini mu kuboneka muri ibyo byiciro byo gusenga, kuba imbere y'Imana. Rero ntekereza ko itorero ryarungutse. Reka turebe ku ngingo ya 4, iravuga umugore w'Umukristo mu mibanire n'abandi. Turasanga ahantu bajya bavuga ngo abagore tuvuga menshi, rimwe na rimwe ayo menshi tuvuga hari igihe agira abakiza cyangwa se akajya aba yangiza, turanayagira. ariko noneho tuzirikane ko ari umugore w'Umukristo. Mbese hari ikintu watuganiriza ku bigendanye n'imibanire n'abandi? Ariko dukwiye kuzirikana nuko nibabona imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze Data wo mu ijuru. Ni ukuri abantu bakwiye kugira ikintu batwerera, byibura bakavuga bati uriya we yamenye Imana. Biturutse mu mvugo, mu ngendo, reka tuvuge no ku myambarire, kuko ntekereza ko ni abagabo bakeya wenda bambara ubusa ukabona bambaye amapantaro acitse n'ibiki, ibintu byatuma babibazaho, bituma abantu babibazaho, cyangwa amapantaro y'ibice. Ariko umugore niwe ugaragaraho imyambarire itari myiza, niwe wagaragaye mu magambo atari meza, ni nawe wagaragaye mu mwanya ahagazemo utamukwiriye. Rero umugore w'Umukristo arinda ikirenge cye, akarinda umunwa we, kandi agasenga cyane kugira ngo ibitekerezo bye bitaza kubogama ngo bijye ahandi. Dukwiye rero kuvuga amagambo aruhura, akomeza, ahumuriza, yongera icyizere, byibura abantu bakaba babayeho bari buturuhukireho, noneho bari bwongere bakamwenyura, noneho nyine hari icyo bari butwungukireho. Kandi ni ukuri Imana irabitanga. Dufite ingero nyinshi cyane za Bibiliya zigaragaza abagore b'abanyabwenge. Abagore b'abanyabwenge bagiye batabara aho rukomeye nka Abigayili. Bibiliya ivuga ko Abigayili yari afite umugabo Nabali, bakavuga ngo Nabali yari ikigoryi, ariko bari bamaranye igihe kandi bari baranabyaranye, ariko yari azi intege nke z'umugabo we aho zishingiye. Niyo mpamvu yabaga amaso. Rero yabaga amaso, dukwiye no kuba amaso, tukabira amaso n'umuryango cyane. Mu Efeso Pawulo yavuze ko bisaba kwicisha bugufi, bigasaba gufashanya ndetse mu rukundo. Petero nawe arabisongerera neza, aravuga ngo umugore w'umutima agomba kuba atuje, afite ubugwaneza, nk'ufite ubwiza buhoraho. Ubugwaneza bw'umubyeyi, ubugwaneza bw'umugore, atari wa wundi wakazitereyemo nsanze bavuga ibi nanjye nkacomekamo akanjye karenge. Ntabwo umugore w'Umukristo akwiye kwitwara gutyo. Ugomba kugira amagambo makeya, amagambo abaze, kandi amagambo arimo ubwenge.
umugambi wacu ukaba uri kugaragaza Imana. amena nicyo tubereyeho. Kandi hari ikintu wagarutseho cyane, ijambo ryawe riba ari iryo gukomeza abandi, kubiba amahoro, ukaba umuntu witeguye kubiba imbuto z'amahoro. Ibyo bituma iterambere rirambye, haba mu itorero, haba mu muryango wawe ndetse n'igihugu ndetse n'ahandi rwose. Ukubona kuvuga ati dore wa mubyeyi uvuga amagambo meza, dore wa mubyeyi uzi kubanira n'abantu neza, ntiwamugeraho ngo ugire icyo ubura. Reka imyitwarire yacu igimera gutya. ni ukuri Imana idufashe. Yego. Hari ingingo rero ijya ikunda kugarukaho cyane ndetse igoranye, imbogamizi z'umugore w'umukristo mu rugendo rw'iterambere. Ni nyinshi ariko ndagira ngo tugaruke kuri iki kintu. ubwo turasa nk'abinjiye mu rugo, nubwo umugore yaje ari umufasha kandi yaje kuko umugabo yari amukeneye. Abagabo rero nabo bakwiye kwakira abagore babo nk'abantu baje babakeneye, nk'abantu baje bari babakeneye, nk'abantu baje ngo babafashe babunganire. Rero ntabwo bakwiye gusa nk'aho babajugunyira inshingano, ugasanga uburere bw'abana abujugunyiye umugore. Nyine niwe bireba, ibyana byawe ni uku byabaye, mbese kimeze nka nyina. Biriya bintu ni bibi, ahubwo nyine arabyaye aramuzanye, mufashe kurera abana, be kwitwa abana b'umugore kandi bafite papa wabo. Ikindi, Bibiliya itwereka ko umutware w'umuryango ari umutambyi w'urugo. Niwe wakagombye kuba afungura igicaniro cy'amasengesho mu rugo, niwe muyobozi wacyo. Ariko ugasanga inshuro nyinshi inshingano bafite nayo bayibagiwe, ugasanga basa nk'aho babihariye mama w'abana, bakwiye kubafasha. Ikindi kintu kimeze nk'imbogamizi nabonye ni uburyo umuntu akora, umugore ashobora agakora akavunika, yiriwe mu bana, yiriwe mu kazi, aragaruka arebe n'ibyo mu rugo, ariko ugasanga ibintu yakoze ntashimwe. Gukora ntushimwe, basi mushimire, mubwire odisi wakoze, wavunitse, Imana iguha umugisha. Abagore banyurwa vuba, ako kantu kamuha imbaraga. Ariko guhora akora imirimo ukahora umwereka ko ntacyo ashoboye, cyangwa ukagaragara nk'aho utanabyitayeho, mbese ntibikureba, cyangwa yabikoze kuko agomba kubikora. Gukora udashimwa bica intege. N'abana tuba tukwiye kubamenyereza, niba yakoze neza mushimire, wakoze kandi kuraje. Birafasha, rirafasha umwana akagira. Ndatanga urugero, umukobwa wanjye mukuru yiga mu wa kabiri, ubu agiye mu wa gatatu segonderi. Yiga mu wa kabiri, nagiye kumusura kuno kuri visite. Ndagenda nsanga, ubwo nari ngiyeyo mu gihembwe cya kabiri. Icya mbere, mu cya mbere ajya ku ishuri naramubwiye ngo ntabwo abantu bavutse bazi imibare, nta kundi imibare na fizike na shimi ntabikunda. Noneho ndamubwira nti ntabwo umuntu wese yavutse azi imibare, oya, ahubwo bisaba kubikunda, kubigira ibyawe, kumva nawe wabishobora, no kumenya icyo bizagufasha. Umva ko nawe wabishobora, wibyita ibya runaka, wimara gushyira mu mutwe ko ibyo bintu atari ibyawe, ahubwo iga kubikunda. Ndamuganiriza. Mu gihembwe cya kabiri ngezeyo, nasanze ari imibare, ari na fizike na shimi, afite amanota meza, yarazamutse. Muha kuraje, ndamushimira, wakoze rwose, ntureba. Noneho umuha kuraje, ndamushimira rwose, ndamufelicita, abona ko nawe ashoboye. aravuga ati mama, ndamubwira ni kora ibishoboka byose, urusheho kandi uzimuke ujye mu wa gatatu. Nuza wimutse wagiye mu wa gatatu, nzamushimira.
yewe ati nanjye usengera rwose nkajya nsenga buriya kare hari ibintu dukwiye kumenyera ni byiza gusenga abantu ubatura mu mazina ubatura mu mazina ubaturiraho imigisha ubaturiraho ibyo barimo imana ibibemo erega n'ubwenge ni imana ibutanga yego ariko akimpamagara mu gihembwe cya gatatu yarampamagaye ijambo rya mbere yarambwiye mama nimutse nagiye mu wa gatatu ntabwo ni felicitasiyo ngwino nguhembe wakoze ndagukumbuye ndagukunda ibintu nk'ibyo ibyo rero ndi kuvuga n'abana uretse nyine n'umugore ndashaka kugaragaza ko kudashima umuntu bimuca intege rimwe na rimwe akabona ibintu akora si ngombwa ko ari buvunike kuko n'ibyo yakoze ntabwo yabishimiwe ikindi hari ibintu bisa nk'aho gusa ndacyagaruka ku batware agasa nk'aho agutoteza guhora kwibutsa intege nke zawe ubundi si yashoboye iki kandi kare uyu munsi wenda wabyishite wacuruje ni urugero birahomba ariko ntabwo ejo ariko bizagenda rwose uyu munsi ntibyagenze neza ariko ejo bishobora kugenda neza umuntu morale mwereke ko bitacitse ntabwo byacitse kuko nawe byamubaho gusa iryo jambo nturivuga ngo nawe byakubaho ariko azirikane ko uri umuntu kandi w'umunyantege ni ukuri muhe kuraje mwereke ko uyu munsi niba bitemeye ejo bizemera no ku bana niko bigenda bikora ngo n'ubundi niko wabaye ushoboye iki byagenze bikoye nyine pole ihangane umunsi byagenze ariko ejo bizagenda neza niyo mpamvu babyita ngo mu rugendo yego wihora rero wibutsa umuntu intege nke ze kuko n'ubundi arazizi wihora uzimwe bituma agenda yumva nawe ntacyo amaze ntacyo ashoboye ubushobozi bugenda bumushyiramo asigara yumva nyine ubundi umugore ni umufasha ubwo ari umufasha rero abatware ntibadufate nk'abafasha yego abantu baje erekana inzira hanyuma agufashe muri urwo rugendo yego agufasha nyine mugirire n'icyizere cyane mugirire icyizere iyo ugendanye n'umuntu nta cyizere mufitiye ntabwo uzi ko muri bwambukana aho hantu tangira mwatsitara ati nari nabivuze ntureba ntabwo ndi bugende nagendana nawe bizatuma nawe amagambo amusohokamo avuga ati n'ubundi naje umfobya ni nayo mpamvu tutagezeyo yabona mu rugo bitagenda neza ati n'ubundi wabonye ko ntacyo ushoboye rimwe na rimwe ujya uvuga uti nazanye ibibazo gusa kuko wumva ko atazana ibisubizo ubundi hari ikintu cyiza nigeze nganira n'umubyeyi arambwira ngo ntitugakunde kubara amakosa y'umuntu ahubwo mbere y'uko tugiye kubara amakosa banza urebe ibyiza kuri we ibyiza kuri we bituma iyo umubare w'ibyiza ubaye mwinshi utwikira ya makosa yaje rero izi nzabya zoroshye bibiri ivuga nyine bamenye uko bazitwara mumenye uko mudutwara turakara vuba ariko nimutwihanganire badushimire ntushimira sinzongera kurakara nuza ukamwenyurira ntabwo nzareba iyo seko nziza numva ko nanjye mu maso hanezera kandi hari ikindi kintu dukwiye kumenya wenda ugasanga umuntu muri mu rugo akakubwira ntubona umugore wa runaka igereranye ntubona uwa runaka nkawe ubundi bite byawe ubundi ubu byagenze gusa buriya aganiriye neza na runaka we yamubwira ko ibintu byose yegura buriya umuntu mu bantu niwe wawe niwe wawe nuko nta wundi ni uwo nguwo mubana uwo rero buriya imana nawe nyari umukozi w'umuhanga cyane ifata ahari intege nkeya z'umugabo ugasanga ku mugore habaye imbaraga noneho n'ahari intege nkeya z'umugore ku mugabo ugasanga hari imbaraga nta bantu bahura bahwanye gutya bahuye nyine mu
baba baje gufashanya iki se nta fasha kuko hari aho ntashoboye hari ahantu haba hari icyuho no ku wundi hari abo icyuho buriya bagakwiye kunezerwa bavuga ati buriya nk'uko imana ati imuremera umugore imukwiriye itafari ryiza urishyira mu mwanya waryo yego kugira ngo zitazahera yego ni ukuri izi mbogamizi rero twavugagaho hari ijambo riboneka mu migani 14:2 umugore w'umutima yubaka urugo rwe ariko umupfapfa arusenyesha n'amaboko ye bivuze ngo abagore natwe dukwiye kwimenya byandi twakomeje tuvuga umutima w'urugo bakwiye kumera gute kandi igihe cyose tukisunga icyo ijambo ry'Imana rivuga iyo tunaniwe kuba abanyabwenge tukaba abapfapfa ingo zacu turazisenya ni hahandi ntangira kuvuga ngo nshaka kumera nka kanaka ese uzi urugendo yagenze mwegera ahubwo mubaze numubaza ukoresha ubwenge ese ijambo ry'Imana rivuga hirya yazakoresha amagambo akakubeshya ukagenda ukarusenya ukarangira ukararura urusenya hari umuntu iwacu mu cyaro umupasiteri yagenderaga ku igare nuko umukuru w'itorero umukuru we yari afite moto noneho pasiteri ahetse umudamu ku igare bagiye gusenga noneho amunyuzeho ati tumfasha gira vuba ni gute umukuru w'itorero yarusha intuzi umupasitori ariko ntabwo dukwiye kureba ku rugo rwo kwa runaka twahaweho icyitegererezo ni Kristo wenyine wirebera ku bandi nibyo abantu bajya inama ni umugoroba w'ababyeyi ubaho abantu bakaganira ariko ibyo tuganiriye se ni ibiki bidufitiye uwuhe mumaro biratuvana he biratugeza he ibintu byose ntitubikore ariko twige kwisunga Imana amen hari indi mbogamizi rero igiye iboneka abagore two ku giti cyacu ugatangira ukavuga inshingano z'urugo ni nyinshi gusa ibi ndabikora njyenyine ugatangira kwivovota ugatangira kugaragaza za ntege nkeya ugatangira gusiganya umugabo kuki wowe ibingibi utabikoze gutya na gutya isobanukirwe menya ko waje umufasha kora mu bushobozi bwawe uyobowe n'ijambo ry'Imana kora wubashye cyangwa se uganduka ni ukuri mu bushobozi wakoresheje n'umugabo nawe abireba ariko utangiye kwisiganya yataha agataha asanga warakaye wanerera ese we aho yagiye wabanje ugacisha make nawe ukakuganiriza ibyo yahuye nabyo uzi ibyo yahuye nabyo aribyo byandi bigaruka ku kiganiro cyo mu muryango hari ingingo rero tugiye gusorezaho ivuga ngo icyizere n'amahugurwa y'umugore w'umukristo mu iterambere aha Yeremiya 29:11 avuga ngo nzi ibyo nzibwira nzabagirira ni byiza ntabwo ari bibi yego aha rero ijambo ry'Imana rituremamo ibyiringiro Imana ifite icyo ishaka ku iterambere ry'umuryango ibinyujije mu mugore ifite icyo ishaka ku iterambere ry'itorero ibinyujije mu mugore natwe Imana icyo dushaka ni cyiza yego twisobanukirwe tumenye yuko mu byo twakora mu mbaraga twashyiramo zose hatabaye Imana ntacyo twashobora ni ukuri turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ni ukuri umugore nyine kuki se yiswe umugore w'umukristo ni uko afite Kristo ubwo ikigoranye kuruta ibindi ni ugushaka kuba umugore w'umukristo kandi Kristo atari muri wowe ntacyo wageraho nyine ni hahandi niho hazava kwivovota niho hazava yego birashoboka ko n'inshingano zaba nyinshi niwe zikakwizirikaho ariko aho kwivovota saba Imana ikubashishe kuzinyuramo uzitambuke neza kandi Imana izagufasha reka dusatire umusozo wacu umugore w'umukristo ni inkingi ikomeye mu iterambere ry'umuryango iry'itorero ndetse n'igihugu abana batozwa n'ababyeyi bafite indangagaciro za gikristo bakaba isoko y'iterambere rirambye aba bana turera nibo torero ry'ahazaza n'igihugu cy'ahazaza umugore w'umukristo rero agira uruhare mu bukungu mu murimo w'itorero ndetse no mu kubaka amahoro mu mibanire nubwo duhura n'imbogamizi Bibiliya iduha agaciro kadasanzwe
kandi igashyigikira ko dushoboye igihe cyose duhawe amahirwe kandi tugafashwa. Iterambere rirambye rero rishingiye ku gushyigikira abagore b'abakristo kugira ngo igihugu cyubakwe n'indangagaciro za gikristo ku bushobozi dufite. Amina. Kandi Bibiliya yerekanye ko umugore yamugereranije n'itorero. Mu Byahishuwe igice cyaho cya 12 yamugereranyije n'itorero. Hanyuma rero ikindi dufite urugero rw'umudamu wakoze imirimo ikomeye cyane mu itorero ryacu, Ellen White. Mu buzima busanzwe yize amashuri menshi, nta nubwo yari afite ubuzima buvuga ngo yavukiye mu muryango ukomeye, ariko hamwe no kwisunga Imana no gusenga yanditse ibitabo byinshi cyane, kandi yavuze kuri buri kimwe cyose ayobowe n'umwuka w'Imana. Rero Imana yadukoresha umurimo ukomeye, yahindura igihugu, yahindura itorero, yahindura umuryango. Imana yakora ibintu byinshi inyuze mu mugore. Yego, inyuze mu mugore yabikora. Imana itubashije kuyisunga, kuyemerera kuba abakobwa bayo ngo iduhindure, kandi ni nacyo kiyiraje ishinga. Idukoresha iby'ubutwari. Reka tubashimire, Imana ibahe umugisha. Dushimiye Claire, mwakoze kutuganirira, Imana ibahe umugisha. Dushimiye na Bertilda, mwakoze, Imana ibahe umugisha. Ntekereza yuko tuzasubukura ku wundi munsi dukomeza ku zindi ngingo nk'uko mugenda muzitegura, ariko ibi byigisho ngira ngo ni ingenzi kandi bizakomeza kuba ingenzi mu matwi y'abazabyumva n'abazabireba, kugira ngo bagire icyo bigiraho. Tugana ku musozo, tukagira ngo mudushyire imbere y'Imana. Ntarasenga twibutse abantu babikurikirane, turi kuri YouTube channel ya Mifemu Kimisagara. Mushyireho komanteri uko mwabyumvise, mukoreshe yamwoherereze n'abandi, kandi mushyire hasi ni iki mwifuza ko twakongeraho, mbese n'ibyo mwaganiraho. Yego, n'ibyo twaganiraho. N'abakibonye bwa mbere bakore kuri subscribe kugira ngo muzagende mubona ibindi biganiro bikurikiyeho, kuko turahari ngo tubicisheho kandi turabakunda. Amen. Dusenge Imana. Urakoze Data wera, turagushimye cyane, tunejejwe n'uburyo ubanye natwe muri uyu mwanya mutoya. Tugusabye umugisha wo kukumenya no kukumenyesha abandi, kandi ngo ibi biganiro ubiyobore, ubihagararemo, utere abantu kubikunda no kuba iby'umumaro ku bazabyumva, none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Amen.